birumvikana mbere kugira ngo tujya kwerekeza Betty ku kibuga cy'indege uzi ko utigeze usinzira we na gato byageze saa sita z'ijoro niba watinyaga yuko indege iri budusiga sinzi ntabwo nagomba gusinzira kera indege yigeze kunsiga nka kabiri icyo gihe byahise biga isomo rero ntabwo ushobora gukora ikosa iryo ari ryo ryose birashoboka se abantu b'abasirimu iyi ndege hari igihe urangaraho gatoya cyangwa se ugatinzwa n'ikintu runaka igahita igusiga nk'ubu noneho cyane ko yagiye nijoro mu gicuku kenshi na kenshi akunda gusiga abantu bandi basiga bibagiwe amasaha bitiranyije amasaha y'ijoro n'ayo ku manywa cyangwa se ikabasiga nyine wageze ibitotsi nuko nguko ukaza kubyuka usanga amasaha yagomba kugendera yagiye kandi nyine indege isi nka bisi cyangwa se imodoka ngo yanagutegerezaho na gato nayinje kureba rero ngo aze ku meza kuko icyayi cyatunganye rero Kamira agenda mu fata icyayi wowe na Sabrina njyewe ntabwo ndashaka kuba ndyamyeho gatoya ndaza kuza kugifata nyuma kuko ntabwo umeze neza pe menya nta n'icyo cyamara mu mubiri nta kibazo kandi umbabarire ndagifata mu kanya nta kibazo kandi wari ukoze cyane nta kibazo sibyo sawa Sabrina bite kubinjira aha ngaha udakomanze uzi ko wari unanywemo n'umutima nabibonaga ko badafunze ariko kandi impamvu uje hano nawe urayizi sibyo ntabwo nyizi ntabwo ikintu kikuzanye aha ngaha nyizi Kamira urakizi kuko twahuje amaso kandi niba utanakizi reka nkikubwire ndakwiyamye kuri musaza wanjye ntabwo nshaka iteshamutwe ryawe yahuye na byinshi murekere yarwane nabyo nta sapoti yawe nimwe akeneye ntabwo mbyumva musaza wawe sinamutesheje umutwe gute kuba nagiye nkamubwira ati breakfast yabonetse aze namukoreye breakfast nicyo kibazo cyabaye ubundi se wari usanzwe ubikora murumuna wanjye ntabwo yari ahari urabizi ko Betty adahari yaraye agenda igicuku yagiye mu Bubiligi urabizi ko mama wacu ari hari kandi mama wacu arwaye pe yagombaga kujya kumwitaho ese we ntabwo ubizi ko mama wacu ari hari nose Sabrina niba watwumvishije njye na Chris ni igiki kibi twavuze cyangwa ni igiki kibi twakoze Masu yego ndaje ihanganeho gatoya maze kwitegura ubundi se ni kuyihe shansi okay fine bwira engineer yo ku ishansi ya ruguru abwira abakozi bariyo bamanuke bajye kuyo hepfo nta kintu ibindi naje ndabitunganya mari babwire bose banegereze ndaje babikore gutyo cyangwa se kubera Sabrina nyumva neza njye ntabwo ushaka kureshya musaza wawe cyane ko ari n'umugabo wa mama wanjye ese kuko urumva natwara umugabo wa mama wanjye
kuko rero wa mbere waba ubikoze se waba uri uwa kabiri uwa gatatu se cyangwa uwa kane ibyo ni ibintu tuba ku bakobwa b'i Kigali bacanye ku maso nkawe turashize none ubu rero gahunda nanjye ndi umwe mu bakobwa b'i Kigali bacanye ku maso ku buryo nanatwara n'umugabo sheri wose njye kubera ko rero wari wateretse ayo maso yawe wigize umwana mwiza ubona nta muntu wagukekera ko wakora ikintu kibi twarabamenye we ivuriwoze n'ibyo byonsinzu usibye ko nta n'ibintu byinshi ushaka kuvugana nawe jya kureba musaza wanjye ibindi byose nzabyikorera nubwo umugore we adahari ngenda hari nka mushikiwe ibindi byose nzabikurikirana ariko nanagufasha ariko none se uzamesa uzakoropa uzateka uzunamusasire njye numva nagufasha ndaho nicaye ni ukuri wareka nagufasha wajya ukora kimwe nanjye ngakora ikindi hasi ubundi wagiye urashaka iki ariko urabizi ndaza kubwira Chris dushaka umukozi wize ibintu bijyanye na hospitality hanyuma ndebe ibyo ngibyo wigira ngo urafashe icyo bizakumarira Sabrina we Sabrina ufite abashyitsi karibu What? Sabrina karibu shu urakoze amakuru Sabrina ni meza ubusa amakuru nanjye ni meza meze neza shana nanjye meze neza nari ngukumbuye nari ngukumbuye karibu no urasweze kumwaza amagambo yo ntabwo uri bunsuhuze biteze nuko ugize imana ukazana n'inshuti yacu ya kera ubundi mbagusohoye ntanagusuhuje Sabrina umeze ute se meze neza we shana ari ngukumbuye mana yanjye yanjye nari ngukumbuye umeze neza ariko ndabona warahindutse kuko nukuri ubaye mwiza warabyishye shasane ntabwo ngiye kuvuga ko muri iyi minsi se ntabwo yabura none se mva nari nihuta ko mbonye ibintu byanyu na ifoto bitameze neza urabizi ndi kubaho ndangiye wa kera ntabwo nahindutse shaka umbwire wowe na Evode mu by'ukuri mwapfuye iki ko ndeba ubucuti bwanyu uri gukemangwa sandika mubwire Evode njya mu mutwe antesha umutwe ibaze ko ashaka ko dukundana kandi nanamubwiye ko mfite undi muntu n'ibintu byacu bigeze kure ubu Evode arashaka iki Evode ibyo nibyo Sabrina ukoreje uwo twavuganye ikikwere ibiki sibyo mvuze se nyine sibyo mvuze nyine Saviye kuri hano uje kureba Chris uje kureba Chris cyangwa Betty no Betty ntabwo nane kuvugana nawe ubushize wameno kangaye aransuzuguye cyane narababaye cyane ubwo rero abomba byishurire ntabwo numva neza uburyo uje kureba Chris ni mungana ni umva ntabwo umuzi nawe ubwawe nta hantu muhuriye ntabwo mugana no mu mitungo nta kintu na kimwe sinumva ikintu tumuje kureba hano Chris ikindi cya kabiri reka mubwire muha amakuru neza uraciriwe Betty uje kureba yaragiye batumye turongera aragenda ati umugabo yagiye mu Burayi murumva rero kugeza isaha batumye tumugabo atabura kimwe cyose atabura business zose abarimo none wowe uragarutse aha ngaha Saviye Kamera uri gukora icyaha bitese ubwo bro kuri hano nyine wowe mbwira hano hari gute uri kuhakora iki mbabarira uve hano ugende ndakwinginze genda utumye bananzanga aha ngaha mbabarira ugende ntaranaguhindanya n'isura rega ntabwo navanga ntabonanye na Chris ahubwo ngize n'Imana kuba mbonye umusaza wa Betty niba kumuvukana by'ukuri nabwo hari ikintu nene kumuganirizaho waje uvuga Chris none umusaza wanjye ushatse kumuganiriza
wari uzi niba nahari babarira igende genda uvanga turaguhindanya n'isura. ariko rero Kamira uno mugabo nubwo ntazi ikintu muhuriyeho waratuza ukumva ikimuzanye kuko sinzi ukuntu ndi kubibona kabisa. nta Kristo uhari. hasi ubundi wagiye ukamukingurira ukumva icyo ashaka kuvuga. Brother reka nkubwize ukuri ntabwo nshobora kumukingurira habe na gato. Uriya muhungu aje guteza hano amahane kandi ikindi cya kabiri aba ari gushaka ntabwo bahari. Wowe uje kudusura twakabaye tujya mu rugo tukiganirira. Sinzi impamvu najya gukingurira uriya muntu rwose. Oya ihangane genda bigusabye basi ihangane ukinde umukingurire twumve nyine kimugenza. Hari ikibazo se? Ngiye kumukingurira ariko naza n'ibintu by'amagambo nyinshi ndamurenza gate. hasi ubundi wa mugabo we uza uteza amahane mu rugo rw'abandi ufite ikihe kibazo? hako ubundi eka nkubaze urinde uruwa hehe urakinzwa n'iki? Mbore muvandimwe umugabo nkabundi Mashoye Betty yaramemukiye yandira amafaranga ambesha ngo tuzabana arangije abana na Chris ubure narinje ngo mbarane na Chris mubwira umugore ibyo umugore we byose amumenye neza amenye umugore babana. Umva wa musore we rekera kubeshya ntabwo ni kwa musore nitwaye Kiburundi sabye wenda bari nibeshyeho gato ngabarira ariko rekera gusebya umuryango rekera gusebya nyanga ibintu by'amafaranga n'ibiki rekera. hasi ubundi wa musore we ariko umuryango wanyu mufite ikibazo nimwumva akanyamazi wabwira amazina yanjye nababwiye ko nitwaye Kiburundi sabye. Okay noneho ni ngewe mushitsi hano sibyo? wowe tubabarira ugende wenda nzashaka umunsi twicare tuganire. hari ikibazo? ikindi cya kabiri haba hari bagiye ari uwo Betty nawe hari n'uwo Christian bikubwire ntawe uhari. Hamubwo nabwirwa niko adahari. Wowe dufashe ugende uzagaruka igihe bakubwiriye akubwiye yuko uzagaruka mukabikemura. Mbabarira ugende mfite umwanya mucyo kuganira na brother wanjye genda. Se ubundi wagiye ku mahoro urashaka iki? Mbabarira brother tutegere asigare. Ngaho gumaho ngaho ubwo nurambirwa uragenda. Sabrina, Evode yaragukunze kandi urukundo si ikintu umuntu yicara ngo agishakishe, ni ibintu byiza na muri we. Sicyo mba nkubwira se reka sani yakubwire. Sabrina umva nkubwiza ukuri n'ukuri kwimanda gukunda pe kandi ukunda n'ubuzima bwanjye bwose ntacyo nakubwiye ntacyo nazakura kugira ngo wowe ubeho neza. Evode nari nararangiza ariko basi sorry nimukomeze. Evode niwe naringezeho. Sabrina afite umuhungu bakundana kandi yabaye imfura arabikubwira. Wamwubashye ukamubera n'uwo yakunze njye nawe tukamubera abavandimwe. Ako sanje wabaye tubukwere. Ngiye nkwitabeza nk'inshuti nkuza nta nugunyunge na Sabrina mushuti wacu none nibyo ngibyo kwero. Utanye ibintu byo gufata impande. Ubuse niko kazi nakuzaniye abaho. Evode birakara narabikubwiye ariko. Kandi ikindi umuntu uri guhuza abavandimwe arararama. Sabrina yakubera imfura arabikubwira. Reka njye nawe tube inshuti tumushyikire tuzamutahira ubukwe bifunze mu ikote ryawe ryiza nanjye nambaye kanzu ndende. Akuze n'ikindi sane. Nta nama zawe nkeneye. Nta n'andi magambo nshaka kumwirirwa munarenzaho. Ngiye kandi akize. Sabrina ngiye kwiyaranja. Ngiye gukora igishoboka byose. Naca mu mazi. Navugana n'abamarayika. Simbizi. Ariko wowe top urabo wanjye. Bikomeza kwivuna ugira Evode n'amasho. Mu bigaragara nta ikeneye kuba umwe muri twebwe. Mureke. Evode rero nkuko nabikubwiye nta kirahinduka nta n'ikizahinduka. Ntago nshobora gukundana nawe. Please
leave me alone. Oh, Julie. Sabrina. Karibu. Stari. Bravo. Mwiriwe. Sasa nabi. Ni byiza. Nanje kureba Chris. Ntabwo wakwicara se ngo tubanze tunakwakire kubona hari n'abandi bashyitsi. Oya, ntabwo nshaka no. Hako ubundi wa mugabo bisaba iki kugira ngo bumve? We ntago twakwiyamye. Julie ni ibiki? Oya umugabo yahereye kuva kare. Yamureke yicare ni karibu. Hako ubundi ufite ikihe kibazo wa mugabo? Kandi udatuma ndakara nkakora ikibi muri uru rugo. Mbese byagenze gute? Aho ugiye twahereye tumwiyama ngo agende akanga. Miss Chris nawe uhari. Okay, ndamutekereza nta kibazo. Hako ubundi ufite ikihe No, kibazo? ntabwo ndi bwicare. Sabrina mpa nimero ya Chris. Okay, basi reka muhereze iyanjye. Uze kumpamagara umbaze niba yaje. Suramuha nimero ze. ibyo nanjye nibajije. Reka nyuma yaze kumbaza kugira ngo nyine agende. 7 8 32 70 910. Sawa. Ariko ndagaruka. Nta kibazo. Ntabwo nagenda namubona. Hako ubundi haguruka. Nako cyane tugende. Taha igihe wahereye. Fata inzira. Ni karibu rero. Yitwa Sania ni umushuti wanjye cyane. N'uyu yitwa Evode nawe ni umushuti wanjye twariganye. Okay. Shanti. Yishimiye kubana. Nawe yitwa Clovis ni fiancé wanjye. Sani nawe Evode murabona rero ko ngeze umushyitsi w'imena ariwe fiancé yanjye kandi twari twabiteguye ariko nyine mwebwe mwantunguye. Gusa mwakoze cyane kunsura shana kuri nishimye pe nishimye nashobora kubona ukuntu mbivuga rero ntabwo ndi bubaherekeze ubwo nyine muzagaruke kandi vuba. Nonse sheri ni gihe utumye bagenda se. Oya Oh no bro. Nundi usanze twendaga kugenda iyo masaha yacu yarageze. Gusa nishimiye gura n'umuntu witwa Clovis kabisa vraiment. Agiye kunyumva se buriya. Nizere ko batamvuze nabi. Ya Sabrina yiga bivuga umungu yihebeye nyine nkibazo wariwe n'iki uvuga ati ngire ubuntu nkazamubona mwenda nk'umunsi nk'umwe. Nagize ngo wenda ushobora kuba waranyumvisheho inkuru mbi gusa. Ya Nta kibazo. Sabrina reka tumuvinga rero. Sabrina, reka dutahe nishimye kukubona. nsharaye nishimye kabisa uzagaruke vuba ntazongere guhera rero. Sawa bye rero. Bye. Komeza wite ku mushyitsi wawe. Twishimiye guhura nawe. Sawa murakoze. Bravo Sabrina. Bye Evode. Big man. Sawa Shaka ni vubanga. Nta kibazo kabisa. Good. Uraho? Mukomere cyane. Amahoro y'Imana bane namwe. Nawe. Nitwa Maboneza, Chris yari yambwenze kuza gutangira akazi k'umutekano. Yari yakutubwiye. Ngaho injira maze mwereka ushyira ibintu byawe. Murakoze cyane.
hanyuma waba umanuka hasi turanga ase sheri mu by'ukuri ntago uba nkumbuye kwe ntawe ukumbura se ese kuki utakimpamagara nka mbere nk'uko wabikoraga ese urampamagara umuntu aba ari bize n'utubazo twa hato na hato kandi nawe ntabwo ujya umpamagara ikibazo narakubwiye nyine icyo cyumbwiye ntabwo uzi ni njye uzajya uhora guhamagara Sabrina niba mwashoje kuganira waneza kuri musaza wanjye nanjye tukaganira kuko namushakaga nta kibazo waza mukaganira nanjye sheri turasubira rero mu kanya sana brother hari ikintu nashaka kukubwira ari nayo mpamvu nayo ngusabyeho Sabrina gatoya amahoro se uko mba ndeba mbabona uriya mukobwa usa nkaho umukunda cyane bivuze ngo ushobora no kuba ushaka ko mukorana ubukwe ese ufite gahunda yo kubana nawe kubera iki umbajije icyo kibazo ntabwo nakubeshyura umusaza wanjye ariko uriya mukobwa afite imico mibi ku buryo utabana nawe pe umva Kamira twumvikane ntiwivange mu bijyanye n'urukundo rwanjye na fiancé wanjye icyo ntabwo bikureba please twubahane abantu badashobotse ni bashiki banjye guhera kuri mutoya kugera kuri mukuru kubera iki se tudashobotse ikintu udashobotse ngaho ndebera Jennifer yirirwa ashwana n'umugabo we ngo amuca inyuma ndebera Betty we n'ibibazo mbese nta n'umwe muzima afite ngaho reba uno murundi aje avuga ibibazo byiwe ngo yaramwemereye ngo bazabana murya udufaranga twe waratumara murashaka ko nzagira ntego cyakora reka mubwize ukuri njyewe ndashaka kuzabashyira ku murongo kabisa yaba wenda n'ejo nibishoboka duhurira ahantu tuganire kuko ndashaka ibintu bijya ku murongo atari ibyo ntabwo nabana namwe ntabwo nakwemera kubera umusaza wanyu kabisa ntabwo ari byo njye se uranshinze iki gitume ejo tuzaganira ndagushinja iki ese ubundi reka nkubaze uratekereza ute kuba uri hano uzi neza ko murumuna wawe adahari urumva icyo kintu ariko urumva icyo bishatse gusobanura igisobanuro cyacu urakizi nibyo tuzaba turi kuganira ejo se ejo n'ejo ubundi bazaba bari kuvuga ngo nawe ngo gahunda ufite niyo gutwara umugabo wa murumuna wawe kuba uri hano ntabwo ari byo sinzi wenda ufite impamvu zawe ariko sinzi impamvu ariyo nuzu nanje uri kubibonamo ariko niba ejo ari byo mva twaganiraho nta kibazo ibitekerezo byose afite n'ikiri tuma ndi hano tukabiganira ejo nta kibazo okay gusa mumenye ko nanjye ndashaka kubashyira ku murongo nka musaza wanyu ahubwo kamite nanigendera ko narangiye kujya wambwira Sabrina akaza kwamerekeza waba ufite inzozi zo kuba icyamamare mu kwandika cyangwa gukina ikinamico urashaka kuba icyamamare mu kwandika se cyangwa gukina filime ntucikwe n'aya mahirwe uzaniwe na Bright Theatre and Film School tubaha amahugurwa n'amasomo y'igihe gito ndetse warangiza kwiga tukagufasha gushaka aho ukorera ibyo wize mu buryo bwa kinyamwuga twigisha kandi gufata amashusho no kuyatunganya ari byo camera and editing ntimugire impungenge z'imisi cyangwa amasaha ndetse n'uburyo wabangikanya amasomo yacu n'ibindi wikorera bya buri munsi kuko uzajya wiga muri weekend gusa ihutire kuduhamagara cyangwa kutwandikira kuri nomero ya telefone ubona kuri ekara yawe maze utangirane n'abandi Bright Theatre and Film School turagufasha gukabya inzozi zawe karibu mbaye mwicaye hariya mubarebere mabuja mabuja uno muntu ni mwebwe ashaka twebwe bande se wowe Sabrina okay ntari bibe wakwigendera murakoze cyane mabuja amakuru se
amakuru ni meza ariko uruhande rumwe ntabwo ari meza cyane. Na mbere nitwa Kayitesi. Ngiye wenda kuzi ariko ntabwo wunzi. Gusa uziranye n'umuntu w'ingenzi cyane kuri njyewe. Nubwo nawe umufata nk'aho ari ingenzi kuri wowe, nubwo ushobora umukunda nawe akaba yarakubwiye ko agukunda. Sabrina, ndakwinginze mbabarira, uri umukobwa mugenzi wanjye nawe byakubaho. Ndakwinginze undekere uriya musore azamfashe kurera uyu mwana, ndakwinginze. Nkeneye papa w'uyu mwana ntwite azamfashe kumurera mu gihe nyimutwite, akure avuke tumwiteho twembi. Sabrina uri umukobwa mwiza, ufite n'ubushobozi urabundusha, ushobora no kumutwara pe, nta nubwo nshobora gukompeta nawe, ariko ugira impuhwe ndakwinginze, nawe uzaba umubyeyi sibyo? Please I beg, ndakwinginze basi. Ubundi ntabwo nzi ntugirire impuhwe njyewe, ugirire impuhwe umwana utaravuka utarigeze agira na kimwe akora kugira ngo bigende gutya.